Shalom, ni umunsi wa 223 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Reka ikiganza cyuzuye ubuntu bw'Imana gikore ku buzima bwawe, gikore mu bitekerezo byawe, gikore mu muryango wawe, gikore mu bikugose byose, ubone ubuntu bwayo bugusanga. Ahishuye ikintu gikomeye kandi yongeye kuganira natwe ngo ntutinye kwegera ahari, kuko nibwo uri bubone kugirirwa neza nawe. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 16. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Nizere ko kukumvishe neza. Icyambere ni ukwegera intebe y'ubuntu bw'Imana udatinya. N'iki rero gitinyisha umuntu? Ni icyaha, umutima ugucira urubanza. None uyu munsi ndagira nkubwire ngo uko Kristo aba munini muri wowe, niko urushaho kugabanya ingano y'ibyo yanga mu buzima bwawe. Uko Kristo arushaho kwaguka mu mutima wawe, niko umutima wawe urushaho kwigizayo ibyo Kristo adakunda. Igituma rero wakwegera intebe y'udatinya niki? Nukaba munini muri wowe, nukaba umutsima w'ubugingo bwawe, nuko ahinduka amazi amara inyota ubugingo bwawe, nuko ahinduka umujyanama wawe, nuko ahinduka umuyobozi wawe, nuko ahinduka umwigisha wawe, nuko ahinduka umutoza wawe, nuko ahinduka umugenga wawe, nuko ahinduka umwarimu wawe, nuko ahinduka umubyeyi wawe, nuko ahinduka byose byawe, nuko ahinduka igisubizo cya buri kibazo ufite, nuko ahinduka umwizerwa kurusha ikindi kintu n'undi muntu uwo ari we wese, nuko ahinduka ubuzima bwawe, agahinduka isoko y'umunezero wawe, agahinduka isoko y'ibyishimo byawe, agahinduka umuti ukumara agahinda, umuti ukumara umubabaro, agahinduka isoko y'ibitotsi byawe n'isoko y'amahoro adashira mu mutima wawe. Ibyo namara kubiba, uraza kwegera intebe y'udatinya, uraza kumwegera, hanyuma ubone wakisesinga ubuntu atanga, wakisesinge kugira neza kwe. Afite uburyohe budashira. Umunsi ku munsi we experience something new from him. We never get enough of him. Buri munsi aba ari mushya, buri munsi araryoshye. Uyu munsi ejo akora iki, ejo agakora aka, ejo agakemura kariya, ejo akuzuza kano, akakunguraka, agenda yubaka. Niyo mpamvu biriho ngo muri Kristo Yesu turushaho guhora tuba ibyaremwe bishya. Icyo nicyo gituma uyu munsi akwingingira kwegera intebe y'ubuntu bw'udatinya, kuko niwe mwiza, niwe ukiranuka, niwe wera, kandi uko kwera nuko kugira ngo agutunganyirize gukora icyo yakuremeye gukora. Kandi iyo utarakora icyo yakuremeye gukora, mu maso ye uba utarigera ubaho na rimwe, ubereyeho intego. Dushimiye wowe Mwuka Wera kuje kuyobora uyu mwana w'Imana, ukamwereka inzira nyayo y'ukuri, akegera iyi ntebe, akakira ubu buntu bwa Yesu. Amen.